nzababyara we nongere mbabyare ku buryo wanyita byiringiro mu by'Imana. Haleluya. Ambwa nawe si wowe nibikurimo. Aro ariko kutanyohereza abakozi nakubwiye bimeze bite? Wabohereje? Sawa sawa. Urabona na hari ingingo mfite zituzuye. Bose nta maboko dufite. Ariko sha ubundi ko muri gutongana mwari. None iki kibwo reba nta maboko dufite. Ariko sha uvuga yangetse umunwa wowe ubuze. Sha ko numva uvuga gutyo wagira ngo norinje cyangwa wanizwe n'igikeri. Urumva ubwonko bwo bwari ubuzima. Umva sha nta muntu nta mukwaha mwese muri kimwe. Umva irange turaraka. Ariko mana nyiringa mari ishobora byose. Hano ko twaje gushaka twaje gutukana wambesi. Ariko sha mwese ni muzibonga. Ibindi bayinwe cyangwa uziba umuco ujyana amabyiku kubwonko wamasewe. Amase gasekura ibise mu bisombe by'abasese byasanze abasese kuri ibihugu by'amahanga byose byateranye abanyamahanga bose bari hamwe wambesire akomera no musazi y'ufundi urashikije urabona wiborosha wacecetse aho ngaho uzi kuse kukagira ngo nimbiri gushikura inyama mu mucaca ikintu cy'ikigabo nago kiborosa hanyuma se wowe kira ndetse ndamuseka nanjye maze ukwezi niborosa muri bikoresho byo kwiborosha aho kwiborosha ukaborosha inkoko ako ngoro uzingo ruba ruri mu bantu bakuru nkatwe urukaza ruvuga ibyo bintu bidahishije Imana agaciro wazaze bakwe umwana ufite igihe gitwa kigana kuno abaho bose rero ubundi gumona yigira kuryama ubwo se uraryama uryama he nari nakorera incanutse Imana imbabarire imbe bazitaha mu muheno nari nibagiwe Yesu ubasha mutijike boss yaje mwaramutse neza mwaramutse boss mwese nizere muzi cyatuze nyaka Mana yanjye bari ishoboye byose Mana nyiringabo yewe Uwiteka we Imana guteteka bagutekera ifiriti mu mubyiza ubu naye narajuriye muyobo urumva twaberwa icyatuzanye hano nukurya rwose dore nibiko nabizanye Mana yanjye maze iminsi 3 mburara wewe warangiza ukaza nguje kureba ibiryo kandi twaje gushaka akazuzi k'abana bacu barara ubusa ariko da nanjye babizanye sinabihereza nawe si wowe mwese muve mu magambo tujye mu bukoro umuntu wa mbere nshaka araba afite ibi bikurikira icyambere discipline bazi mwabigorye sibyo nababwiraga aka kazi ndagatsindira nizere ko rero muri mwese nta mudatukana wese uhombaza ansubiza vava wowe nizere ko udatukana uye rwose wibishidikanya wabaza wa mugabo w'imbwa uba hari haruguru rwa rugabo twakoranye icyede rwarancerereje numva bingeza ahanga warubaza n'ubu ngubu rurabizi yo duhe turasuzanya tukikomereza ntabwo tugishwana wowe sera hari umubyeyi mu by'Imana bye nafite ibyo byimbye naramunobye da nge naramunobye nato gukina nawe ukomeze nawe njyewe se sibye nongegera imenyera se uragira ngo njyare ubonukana wowe se umwegereye njyewe se wowe njye ntabwo nkanese umuyobozi duturanye kari we naho natangaho ubuhamya karoretse kujya kufunga ejo bo ninakubise ikidamu duturanye yakikunda kumenyera ya discipline yanyu nawe se wowe mbana nge ndi intwari ntuncidikanyo guma namanutse ku rusenge nkubitama bya kumashyiga mama arabwira ati wayingo wanye nayimbwa ntucidikanyo umva rero mbabwire ndumva nta muntu nta mukwaha kose haranuka akazi ngiye kubaha rero gasaba umuntu ufite umugongo nta mwana ufite umva boss nge rwose ntubishidikanyo nta mwana mfite usibye umwana abana babiri nabyariye mu gasozi nta mwana nge rwose mfite ubusoro na hari wometse hanyuma se urumva udafite umwana ariko boss nawe wize koko ukiga yisumbuye n'ayabanza ukaba ufite abiri yawe abanza ubu nawe wize ko kwiyobeye ko abana ari igihugu nge nta mwana mfite pe narababyari ko abana nabi igihugu muze urumva kuntu uri kwigira umwana kandi ushaje musore wowe uri imanzira ubu ngereka mubwire
isibye gakuru na gatoya mfite bonyine ndetse na nyina hari ubwo ngo uri kumva aho ngaraba. Hanyuma se gakuru na gatoya warabatoraguye? Gatorwemo amaso wangira cyo kutanizingira amabenge nketa nitayiri wacu. Atashye se. Nako akazi naje ngashaka ubwo nago nataha. Naho wowe? Yewe hari uri muntu ariko ni igice saraba umwana neza. Naho se manzi we kugira ngo wemere boss, kugira ngo wemere ko ndi imanzi ngewe uzabaza cya kigweme cyo gutenda hararwa kikamfungira nicyo merukaho ndetse mfite abana batandatu umuntu udako nyine abo nawe nyambabara nk'abanje. wowe se disciplinary we na Yesu yaravuze ati tubyare twororoke nk'umucanga wo kunyanja ngomba kubabyara nubwo mbafite nkabona bibuka nabyabana benshi ariko simbibuka aho nibuka ni babiri naho ngiye kubata mbyara abandi mbega umunyenga we nzababyara mbabyare nororoka kurusha umucanga wo kunyanja nzababyara we nongere mbabyare ku buryo wanyita byiringiro mu by'Imana. Haleluya. nawe si wowe ni ibikurimo.